Kaze mwene data muri kumwe na Apotre Rwema Ndamiye Kibibi, ndagira ngo usabe ukande subscribe niba utari wabikora kugira ngo uzajye ubona ibiganiro dutanga buri cyumweru. Imana iguhereze umugisha uryoherwe n'ibiganiro bikurikira. Ikaze abantu bose badukurikirana hano muri studio za Rwema TV, muri kumwe na Espoir Mugunga, muri kumwe na Taideni, mudukurikiranira hano masaha ya Edmonton, Canada. Turabiyegereje abantu bose kugira ngo tubashe kuganira ku biganiro twabateguriye umunsi wa none, ntimucikwe mu bitegere. Yego, tubanje gusuhuza n'abantu bari muri Kenya badukurikiye, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, turagira ngo turabasuhuje, ndetse n'abari muri Kongo hakurya mu Burundi, Kigali, Rwanda, n'abandi badukurikirana hano mu baturanyi United States of America. Karibu cyane. Ndetse n'abari ku isi yose bashobora kuba bakurikira Rwema TV, nabo turabasuhuje. Mukomeze kunyurwa n'ibiganiro Rwema TV irimo kubategurira. Ya turabafite badukurikirana badahwema gukora subscribe no gukora comment, tukurikirana ama comment mutanga ku biganiro tugenda tubagezaho bitandukanye. Tunashimye n'abakunzi bacu bakomeje kudukurikira bose. Tumanuka rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi wa none, tugiye kuvuga ku bijyanye n'uburyo ki urubyiruko rushobora kwishyira hamwe hanyuma rwiteza imbere. Rero hari abantu rero muri iki gihe tuzi ko ubumwe ari imbaraga ku bantu bagiye batandukanye, igihe bishyize hamwe bibyara umusaruro ukomeye. Rero hano kuri Rwema TV ikiganiro cy'uyu munsi hano twabateguriye nicyo kugira ngo abantu bose bishyira hamwe kugira ngo bibabyarire umusaruro. Espoir, iterambere ririho muri iki gihe abantu benshi barabizi n'ababikurikiranira hafi, ni ubumwe bw'ibihugu bwishira hamwe. Burya kwishyira hamwe n'imbaraga, ariko kandi bihera mu bitekerezo cyane. Iyo uzanye igitekerezo ukagisharinga n'abandi, ushobora kufita igitekerezo, kuko uyu munsi twabateguriye topic iryoshye cyane ijyanye n'uburyo abantu bashobora kwiteza imbere bishize hamwe, ariko byose bitangira ku gitekerezo. Birashoboka ko umuntu yobona abo bafatikanya gukora umushinga yatekereje cyangwa igikorwa cyo kwiteza imbere, ariko kandi igitekerezo gitangira mu muntu. Kubera yuko ntabwo igishoro cya mbere n'igitekerezo. Hari n'abahomba bataracuruza. Umuntu agomba kubanza igitekerezo mbere, hanyuma noneho yakigeza kuri bagenzi be bakamushigikira kugira ngo cya gitekerezo gikomeze gukura. Espoir, turashimira n'abantu barimo bagenda batwereka icyitegererezo cyangwa se batwereka ibikorwa bagezeho, nubwo turimo tuvuga, ariko dushishikariza wowe ufite igitekerezo. Hari abandi batangiye iyo nzira bayigeze kure kandi batweretse ko bishoboka. Biracyashoboka mu gihe umuntu wese yatekereza ikintu akagishyira mu bikorwa, kuko ikigora magingo aya ngaya ni implementation, gushyiraho cya kintu watekereje mu bikorwa. Hari abantu batekereza ikintu kigahera mu bitekerezo ariko nikije mu bikorwa, ugasanga mu by'ukuri ntacyo kimumarira wa muntu wagitekereje, ariko agishize hanze akakironcinga, wese akabona igitekerezo cyiza kirashigikirwa. Tutagiye kure Bwana Deni, turimo tuganira n'abantu badukurikiye hano kuri TV Rwema TV, tunabibutsa gukora subscribe, gushiraho comment kugira ngo tumenye ibyo mukeneye tukomeza kubaganirizaho. Ubundi tutaraje kure nari ntekereje kuvuga aya magambo, ushoboye iki cyangwa se uza wumva ushoboye iki, uza wumva washobora iki, kuko twara tuvuze kubijanye n'igitekerezo Bwana Deni. Ubundi hari icyo umuntu yumva ashoboye. Buriya hari igihe abantu basuzugura wenda akantu gatoya azi kumwuga, ku rugero wenda urashobora kuba ushoboye kogosha. Urugero tunasuhuza abantu bari muri Kenya, turabasuhuje cyane, muri abantu beza cyane. Yego, hariya na Uganda abantu bakora umwuga wo kogosha. Yego, nta mwuga udakize, niko yavuga. Yego, nta mwuga udakize. Twagiye tubona abantu bagiye bazamuka bahereye mu kotsa ibigori. Yego, akotsa ibigori akubaka etaje, agacuruza ubunyobwa cyangwa se amagi cyangwa se agacuruza utuntu tw'udusimoki. Espoir, ukiri aho hari umugabo i Kampala wubatse hoteli, yari umunyeshuri kuri Makerere. Noneho uwo mugabo akajya afurira abanyeshuri imyenda. Urumva, urabona ko hari igihe abari ikigo hari igihe kaminuza ifite nka boarding, noneho biga babamo.
none mugafata initiative yo kuzajya afurira abantu imyenda yubaka hoteli ubu ngubu biganye ajya baharenga urumva ni amazing ni ikintu kitize ni extra ni ikintu kitize kubaho kuvuga ngo umuntu ni umunyeshuri kuri kaminuza yagufuriraga imyenda akubaka etaje wowe ukaza ukajya ujya kwiryamamo muri ya mafaranga agufurira umwenda Espoir noneho akaba yabyara hoteli ukaza kwiryamamo ukamuha amagana n'amagana y'amadolari. nta mwuga udakiza mwene data wowe udukurikira hano kirya gitoya utekereza kirya wumva ukeneye cyangwa se ushoboye ukeneye gutangira gitangire kuko icyo gishobora kuba aricyo kizakugeza ku ntego zawe cyangwa se izo utekereza ushaka kugeraho. kubera ubwoba burimita umuntu mu bintu byinshi utagize ubwoba ugatangira bishobora guhita kwikungura ibindi bitekerezo byo gutuma ukomeza cyangwa se bikagupushinga ukajya ku yindi step iyo utari uriho ariko watangiye ariko mu gihe utaratangira Espoir numva yuko bidashoboka yuko cya kintu kije mu bikorwa mu gihe wowe utagisohoye ngo kije hanze buri wese akibona. Inzozi zipfuye inzozi zitagiye hagaragara bazita inzozi zipfuye. Iyo utekereje ntubisangiza abandi ntubishire hanze niko utabona n'abakeneye urashobora kuba atari nawe ubitekereje wa mbere ari abandi benshi babitekereje ariko kuko tunashishikariza abantu gukorera hamwe birashoboka kuko ushobora kutabona abo mutangirana gukora ariko wowe iyo utangiye iyo ushize ikintu hagaragara n'uwagufasha n'uwagusapotinga ahera kuri cya kintu kubera yuko nta muntu ushyigikira igitekerezo gusa nta muntu wakiganirije hari abantu bagenda bakicara n'abandi aho bita abamenta mugenda mukicara ukamubwira proje ufite noneho akakugira inama noneho bikagufasha no guhita bigupushinga guhita winjira muri action cyangwa se mu gikorwa nyirizina. Naho iyo rero uvuze ngo uritinya ariko harigomba kuba n'umuntu agomba kwigirira icyizere yuko ashoboye kuko nta muntu udashoboye igihe cyose wumva ko ushoboye cya kintu kiba kiri mu nzira yo kugira ngo kijye mu bikorwa Espoir. Bene data turacabibutsa ko turi hano kuri Rwema TV muri studio za Rwema TV urakoze data aho mudukurikirana muri kiganiro twabateguriye cyo kwiteza imbere bijanye n'urubyiruko cyane nibo dufite iminsi myinshi imbere burya business running bikurikiranye na period wayihaye na time wayihaye ufite imyaka myinshi iri imbere nk'urubyiruko nk'umuntu ukiri mutoya iyo business rero izatera imbere bikurikiranye n'imyaka wayikoze. Yego kubera yuko umuntu wese aracyafite amahirwe angana n'undi kuko amahirwe arangana ahubwo nk'urubyiruko rwiga kubyaza amahirwe rufite hari nk'urubyiruko ruri mu bihugu byateye imbere rufite opportunity impande zabo zose ku buryo hakomanze hose bamuha karibu ariko ugasanga ahandi wenda usanga wenda bigoranye ko watangiza proje bitewe wenda na miliye urimo ariko nk'urubyiruko ruri mu bihugu byateye imbere tuvuga wenda hari urubyiruko ruri US hari urubyiruko ruri muri Canada hari mu Bwongereza hari abari muri Australia bari muri ibyo bihugu ariko bya bihugu biba support yo kugira ngo umuntu abe yatangira business ikaraningagira ku rwego rwo gutanga imirimo. Wari uvuze ku kintu kijyanye na opportunity abantu bagira bwana Deni ariko buriya ni ukubera iki tutabona aba business women cyane kubera iki abakobwa batafata iya mbere mu bintu byo kwihangira imirimo byo gutangira imishinga akenshi tugenda tubona abasore aribo cyangwa se abantu bakuze aribo bakora ibyo bintu ni kubera iki abakobwa bakwiye gutinyuka kubera ko abakobwa barashoboye cyane ko ubu ngubu isi ijambo rinini nibo barifite kandi aho bakomanga hose barakingurirwa kandi bakabaha support yose ishoboka kugira ngo bagere ku byo bakeneye bagakwiye rero gutinyuka bagakora niba proje umuhungu ashobora gukora n'umukobwa yayikora kandi abakobwa barashoboye pe ntago ni ukuvuga ngo nibatinyuka igitekerezo afite uko kiba kingana kose agashaka uburyo agipushinga kigasohoka agashaka n'abajyanama beza bamuba hafi
byanga bikunze wa mushinga uje mu bikorwa. business ni igitekerezo itangirira mu gitekerezo ntabwo ari agenda y'umuntu ntabwo ari icuricyo ntabwo ari ability ufite ntabwo nubwo ari background ahubwo ni igitekerezo ni igitekerezo cyiza cyaje kigashigikirwa cyangwa se kigashigwa mu bikorwa na nyiri kugitekereza abakobwa n'abahungu twese tunganya amahirwe kandi dushobora kugira ability zimwe cyangwa zitandukanye bikurikiranye bikurikiranye n'ibitekerezo umuntu atekereza bikurikiranye na background umuntu afite bikurikiranye n'amashuri wize bikurikiranye n'aho wakuriye buriya business ijana n'ahantu banadeni uzi ko abenshi bitinya kubera ko wenda abona nka education background akumva yuko iwe ntacyo ashoboye kandi mu by'ukuri ntabwo abantu bose abakize cyangwa bafite ubushobozi ntabwo ari abagiye mu ishuri gusa hari umuntu warangije wenda n'urugero akaba yarangije primaire gusa ariko akaba haringa abantu barangije PhD akaba ari umuntu wize masters agaharingwa n'umuntu warangije research cyangwa warangije secondary school washize igitekerezo cyo mu bikorwa akabwira umuntu wize PhD avuga ati ngwino nguha akazi akamuha akazi kandi bigakunda akamera ibyo amubwira kandi ibyo yamubwiye akabishyira mu bikorwa rero icyambere ni igitekerezo ntabwo ari igishoro urumva ni igitekerezo cya gitekerezo kiba gikurikiwe n'amafaranga nicyo gishoro ahubwo abantu ibishoro bafite babishyize hanze kuko bafite ibishoro byinshi by'ibitekerezo kandi byiza byubaka kandi bibateza imbere babishyize hanze bagatinyuka erega na business ni gufata risk ni ubundi twagiye tunyura ku mashuri tukiga ibintu bijyanye no kwihangira imirimo business entrepreneurship turabibutsa ko burya gutangira biragora yego ariko gutangira niko imbaraga utangiranye nizo ziguha pressure y'aho ushaka kwiga yego kuko umuntu yashaka kurasa wenda nk'abantu bo muri East Africa baratwumva cyangwa se abantu bahabaye ushaka kurasa umuhumetso aho urasa kure biterwa n'uburyo wakuruye usubiza n'umurego washyizemo kugira ngo urase ko ugera kure bikurikiranye n'uburyo wawusunitse usubira inyuma gutangira biragora bisaba imbaraga nicyo nashaka kuvuga bisaba imbaraga ko uhagurukana imbaraga kugira ngo ubashe kugera kure niyo mpamvu avuga ngo mbere yuko wenda usimuka kure ubanza gusubira inyuma kuko ubanza gusubira inyuma nyine niwe n'intege nkeya noneho ujya gusimbuka ugasimbuka ukajya ku yindi ntambwe iyo utari uriho mbere rero tubibutsa nuko abantu badukurikiye ni biza yuko umuntu akora ikintu akunze ashoboye yiyumvamo kuko hari ikintu cyane cyane ushyizeho umutima wumva nyine uragikunze kiba muri wowe wumva ari nka passion none cya kintu ukaba wagikora ntigiguca intege uko ugashyiramo imbaraga zawe zose ukagerageza ugapushinga ukareba impande n'impande ukarebaho ubushobozi bwose bwa kigiho bwaturuka mbese kugeza igihe ucyubatse ni kimwe n'inzu kuko nta nzu idafite fondasiyo ntiwayubaka ku mucanga ngo uvuge ngo idafite fondasiyo ngo ntizaza kurama kw'inzu biterwa na fondasiyo bashyizeho rero urumva na project ibanzaga mu bitekerezo niho gishoro ujya mu bitekerezo byawe ukagira gute ukanaviga ukareba icyo ukunze kirimo noneho urangiza ukagisohora hanze kikajya mu bikorwa noneho kikagira n'abandi mu marerega erega cya gitekerezo cyawe cyashamikira n'abantu 100 200 300 b'abantu bayishyikira kigakura kwishyira hamwe n'imbaraga kubera iki abantu muri iki gihe hari ibintu umuntu agenda wenda yanariza abona hirya no hino sinzi ukuntu ubibona bwana Deni ukabona wenda tuvuge n'urugero umuntu umwe atangiye business ya transport atangiye business ya transport n'abandi bose ukabona bagiye muri cya kintu ibyo bintu bibona urumva hari igihe umuntu agenda n'ubwo wenda ngiye ncuruje inkweto babona ngiye mu nkweto nabonye
harimo nyibekiyemo nyine harimo nk'akanyungwe n'abandi bose bati uzi ko inkweto harimo ikintu bose bagahita bajyamo ariko ntibite kuri service quality ya cya kintu ushobora kuzana pirate ngiye nkazana original none bose aba original bose bakanjyaho none original bangiyeho pirate yawe igahomba icyo gihe ukagize gute y'amafaranga yawe washoye akaba arahiye ni byiza yuko wenda wowe ushobora kuba nagura inkweto nacuruza inkweto ugacuruza amapantaro ugacuruza siraje zo kujya kuzisiga kugira ngo nawe nukenera ko abantu babona inkweto zawe ko zisa neza unkenere nanjye ukenere ni ukuvuga ngo niba ncuruje inkweto nzakenera ipantaro yo kwambaza ya nkweto nzakenera n'ishati umwe yacuruza amashati undi agacuruza ipantaro undi yacuruza inkweto nawe nyine inkweto nziza nkamenya ko njya kwa Claude usanga abantu benshi bihinira mu kantu kamwe kubera ko yabonye mugenzi wiwe abonye mugenzi wiwe wakoze ikintu giciyemo agatekereza ko nawe ko bizamugendekera kandi buriya nk'abantu wenda muri business management iyo mukoze ikintu kimwe si bibi gucuruza kimwe ariko bibumbiye hamwe isoko riragabana kuko isoko riba rinini kuruta abashaka byabikora ariko burya hari ikintu umuntu akora ukabona wakora iki ngiki wa wundi nawe azagukenera kandi isoko rikagenda ryaguka muri ubwo buryo ikindi dushaka kuganiriza abantu barimo badukurikirana cyangwa se badukurikirana kuri channel ya Rwema TV kuri YouTube usanga abantu benshi bakunda umushahara gukorera abandi agashara we nta kibazo siporo twibutse n'abantu bose bakora umushahara kuko ntabwo ari bibi kandi ni ingenzi ko wagira agashahara ariko nanone barakugenera ntabwo wowe ubagenera iyo barakugenera ni ukuvuga ngo wabazi ngo wowe ugomba kudukorera ibintu ukwezi nigushira turaguhereza aya ngaya wenda nubamo kukoze neza ugapafominga neza akazi kacu tuzakongera amafaranga ariko wibuka yuko uba urimo gukora undi muntu ariko iyo wikorera ujya wikorera mu giseke Espoir ni nko gufata igiseke umuntu akaba afite igiseke hariya umwe akajya akoreramo akaguha ariko ntago bingana no kuba ugifite ukikoreramo tekereza gutya Denis kuri icyo kintu waruvuze nkigarukaho urebe tuvuge n'urugero bakugenera amafaranga 15 ku isaha buriya n'ibindi bihugu nasanze wenda nari mvuze hano duherereye ariko n'ibindi bihugu buriya akazi kari full time buriya wese barabibuka yuko abantu tugenda muri East Africa bose badukurikiye buriya nabwo bahembwa ku isaha nuko mutabizi ntabwo bashobora kuba nabizerega barabizi kubera yuko nufata amafaranga wahemba ku kwezi ukagenda ukayagabanya n'intuze n'iminsi yakoze urajya kuvuga ngo ku isaha agahembwa amafaranga nawe bakorera ku isaha buriya niko bigenda wenda ashobora kuba wenda ujya amashifuti wenda atari nk'inanga wenda bavuga ngo ngo uri bukore ngo wenda urakora saa 9 undi wenda akoza saa 10 za mu gitondo baraza gukora shift exchange ariko wenda nabwo bizahagera ariko nabo bakorera ku isaha kimwe n'abandi bose yego utekereze icyo nari ngi kuvuga bwana Denis utekereze tuvuga n'urugero ku isaha bakugenera amafaranga 15 10 8 bikurikiranye naho umuntu ari 18 20 ubwo turavuga amadolari ayariyo yose wenda ashobora kuba amanyarwanda ashobora kuba amakongomani ashobora kuba amarundi ashobora kuba ariko hari amafaranga umuntu agenewe ku isaha iyo baje kubara umushahara none utekereze n'urugero kuko urya umuntu ugukoresha urya ukorera ntabwo ari ya 15 abona kuri wowe uri kumukorera tuvuga n'urugero abona 100 ku isaha wewe ku mafaranga kubonaho mbese mugabana muri ya business iwe wenda guheza 30% ya yandi winjije ku isaha akaguha none utekereza noneho ni wewe waravuze ku kintu usa nk'uwikoreramo ukuvuga ngo ryajana ku ijana bari ryawe iyo wikorera ariko iyo ukorera abandi ufata iriya 30% 40% cyangwa se 20% biterwa n'uburyo wumvikanye n'umukuru nta mukozi umenya inyungu z'umukoresha umukoresha iwe arabenefisiya cyane kuruta uwakoresheje
uwo akoresha bumvikana umushahara ariko kubera ko ibereye iri ikambere mu kigega urumva iwe yikoreramo akiha akanagomba no kwiha kuko abafashe umwanya wo gutekereza hano n'uwo akazana igitekerezo noneho ukaguharinga guha akazi ntabwo rero uri kubwikoreramo kuko uburenganzira ntabwo wifitemo arikoreramo narangiza kugenera nakugenera uyu nguyu twavuganye na aya arafata aguheza urusenda icyo bita urusenda cyane nica ntikiza turimo dushishikariza abantu kwikorera ntugasuzugure karya gatoya utekereza twabahaye urugero rw'umuntu ushobora gucuruza ibigori kotsa ibigori ku muhanda cyangwa se agacuruza imyembe ukuntu bakata imyembe agacuruza agapanda arakanumvishije muri Kenya urumva niba ucuruza umwembe urumva none ukaba ufite amafaranga wenda sinzi amafaranga muri Kenya amashiringi buriya noneho niba ufite amashiringi wenda 2 n'urugero njye mfite umwembe ndimo gukata ndagwa kuri wa mwembe urumva sera amafaranga ufite niba ufite amafaranga amashiringi 2 nufata kuri wa mwembe urawuryaho ariko urawuryaho wose ntabwo urya wose urafata gatoya kajyanye n'amafaranga ufite rero niyo mpamvu rero babona amafaranga ugasanga umuntu yateye imbere amafaranga ufite ariyo yose ashobora gutuma urarya kabisa n'ifi ushobora kuyirya bikurikiranye n'amafaranga ushobora kurya muri abantu 100 murayigabana rwose uzanye 10 uzanye 5 baragukatira aratwaraho 5 nta mwuga udakiza karya gato usuzugura karya gato utekereza wakora wenda abantu no kuko umuntu azaza akurikiye karite y'ibyo utanga ntabwo azareba ubunini bw'ibyo ufite cyangwa ukora karya gatoya urashobora guterera hari abantu bakora akazi ko gutera siraje cyane abantu mu muhanda akicara ahantu agatera ahantu agatebe agashiraho umutaka akaterera abantu siraje bikamutunga agatunga amafaranga aruta wa wundi uvuye muri biro cyangwa agakora inkweto uvuye muri biro yabonye urukweto cyangwa se ikirato cyagize ivumbi akaja guteresha ku muhanda ya 50 muhaye cyangwa ari byajana muhaye akaribika 2 3 4 ugasanga yinjiza amafaranga ku munsi aruta ya wa wundi wicaye muri office cyane rero kwikorera ni ikintu cy'ingenzi turimo dushishikariza abantu kwikorera gutekereza icyo utekereza gitoyo urashobora kuba ubona ko ari gitoyo gisuzugura ariko icyo ngicyo cyagukiza ubaye uri consistent ni uguhozaho business yose ni uguhozaho kandi ugakunda cya kintu ukagikorera umunsi ku munsi nta ibiguca intege bishobora kuza ari byinshi ariko ntibyaguha imbaraga kimwe n'uko nabyo byaba ari byinshi rero umuntu wese utekereza kuba yakwikorera nahaguruke ubu ngubu apana ejo yirindire ejo kuko ejo bigiye byari by'ejo ariko uyu munsi wano wahagurutse ugati ngiye kwikorera nturebe ibiguca intege ushobora guhaguruka ugasanga uhagurutse urumwe abagukurikiye n'igihumbi bagukurikiranye n'icyo ufite bagusanga kuri cya kinini ufite cyangwa gitoya niba ukeneye ko abo tuvuga n'abakiriya mu bijanye na business niba ukeneye ko hari abakugana hari n'abazaza kugusaba ibitekerezo by'uko watangiye kandi bitangira ari bitoya ariko bigenda bikura hari umuntu utangira yabona birimo bigira burya no kwiyemeza gutekinga risk cyane urumva risk yose nta kintu kitamo risk bura espoir kandi utatekinze risk ntushobora kugera ku byo ushaka abantu bose bagiye bagera kure bafashe risk urashobora gusonza uyu munsi kuko uri muratanga urashobora kwizirika umukandara ariko ejo ugahaza igihugu cyose ugahaza karitsiye ejo ugahaza abantu 5,000 ariko waratangiye nawe utishoboye utihagije ni ruto ni buhoro hari abantu batangira ikintu akabona wenda bakira ntibari kuboneka n'ibindi ariko twakubwira mwene data wewe kugira ngo ube consistent uhozeho ukomeze ukore abazaza bazasanga kirya gitoya cyangwa kinini kandi ejo niho heza ni ukuvuga ngo ejo niho wafite imbaraga kurusha umunsi wa none buriya Mandela yavuze ikintu gikomeye
aravuga ngo abantu bakene si abanyamafaranga, ahubwo abantu bashaka guhindura abantu mu buryo buri positive, abo bantu nibo bakenewe. Ntabwo rero amafaranga ariyo yibanze, ahubwo umuntu nahaguruka afata icyemezo, ya risike twavugaga ayifate, urumva, kandi udafasha risike ejo hazaza. Reka nkubwire, hari umuntu utekereza ikintu yakiganiriza undi akamubwira ko bidashoboka, agahita aparikiraho kuko yamubwiye gusa ko bidashoboka, kandi mu by'ukuri ntabwo yatangiye ngo agerageze ko cya kintu avuga ngo nticyashobotse, kandi niba utagerageje uravuga ko bidashoboka gute, urumva. Niyo mpamvu rero baravuga ngo gerageza unanirwe, ariko unanirwa no kugerageza byibura. Abantu bavuga ngo yaratangiye aragerageza, ariko hariya turabona wenda byanze, wenda yashaka in second option cyangwa se indi option ya kabiri. Erega hagomba kuba plan A muri ya projet yawe, hakaba na plan B. Ese nibigenda gutya nazabikora kugira ngo bigakunda, ariko ntureke kugerageza, ugerageze ukore cya kintu, ube consistent nk'uko twabivuga espoir, kugira ngo byibura kigire zirita, ariko cyasohotse cyabaye implemented already. Agaciro k'umuntu twibutsa abantu, agaciro kawe kazagaragazwa n'ibikuvamo. Ibikuvamo nibyo bizaguhesha agaciro. Ntabwo gutera imbere kwawe kuri mu gitekerezo cy'undi muntu, gutera imbere kwanjye cyangwa kwawe kuri muri ngewe. Ikizakuvamo nicyo kizaguhesha agaciro, ntabwo ari ikivuye hanze. Turimo dushishikariza abantu kwikorera no gutekereza, ndetse n'ibyo batekereje bakabishira ahagaragara. Mwarimu dukurikiye hano kuri studio za Rwema TV, tubibutsa gufyonda kuri subscribe kugira ngo uzajye ukomeza gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi hano Edmonton Live. Tubibutsa kandi ko ku itariki 29 dufite irushanwa rikomeye. Hari ibiganiro bibiri byatambutse kuri Rwema TV, inkuru nziza, ndetse n'ikindi cyanditse yuko murashobora gutsindira $500. Nakavuga ariko amafaranga ukora comment ufashe mu by'ukuri ugakora summary y'izo video uko ari zibiri, ushobora kubona $500. Reba nk'urugero ufite $500 ukarishyira mu mashiringi y'amagana, bahita bagwigurira ry'amafaranga. Ariko ntabwo gupfa gushiraho comment, hari ukubanza ugategereza video zombi, then ugakompara zombi, ukavuga ngo muri iyi audio, muri iyi video numvishe mibi, muri iyi video numvishe mibi, noneho gukora comment ukajya mu mahirwe y'abantu bazati umuntu umwe uzegukana $500, $500, 100, 200, 300. None uyobesha ukayishyira mu mafaranga y'amarundi, urumva bahita bagwa n'imifuka ibiri y'amafaranga twarakungorofa neza, ugadushyira mu nani, ugadushyira mu igurira, ubundi ugatuguramo n'ikibanza. Reka tubibutsa n'umuntu wese aho waba uri, amafaranga ashobora kukugeraho, transfer zose ziri open. Tuzafata amafaranga, ushobora kuba wenda niba uri muri haruguru kwa Kim Jong Un yo hirya ruguru muri Korea, hari abantu dukurikira bumva ururimi, dushobora kuyavundisha, ariko uza amafaranga yabo kunitwa Espoir yo muri Korea y'Amajyaruguru, bayitwa Mahoni. Ntabwo Mahoni y'imodoka, ni Amahoni niyo mafaranga y'Amanyakoreya. None uramutse ukoze nawe iyo comment kuri izo video, ushobora gutsindira amafaranga, tukajya kuri Western bagahita bayavunja Mahoni, ugahita uyabona mu buryo bworoheje kuri Rwema TV. Rero bakunzi baradukurikiye, twongeye kwibutsa kandi tubabwira yuko ari akagaruka, tuzakomeza kugaruka kuri Rwema TV tubategura ibiganiro bitandukanye. Twari kumwe na Espoir Mugunga na Denis Ndatabaye. Nakagaruka, ciao ciao, murakoze cyane. Urakoze kubana natwe. Niba utari wakora subscribe, kanda ahangaha kugira ngo ibiganiro bindi tuzazana uzabashe kubibona. Imana ikugirire neza.